abakomando hatari bamaze guhabwa amazu meza mu mujyi wa Goma, abagore b'ubwiza mu mujyi wa Goma babahereza ibikoresho nk'imbunda z'indebakure, yemwe babahereza umwambaro karabutaka ushobora kuba wabarinda amasasu impande zose. Abo n'abandi n'abakomando bavuye Kinshasa ndetse bagiye kuba bahashya umwanzi bafatanyije n'abasirikare ba FDLR. Ubwo umwanzi barimo bavuga n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko Felix Antoine Tshisekedi yavuze mu magambo akakaye cyane, agira ati ndambiye kubana n'igihugu cy'u Rwanda gisa nkaho kinjyajya. Ubu ngiye kubereka icyo navuze ndimo niyamamaza ndetse n'ikinemera abaturage ko nshobora no kubishyira mu bikorwa. Nyamara iyi migambi y'uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi kwinjira mu Rwanda kandi agatera ku manywa y'ihangu, kuko abakomando yamaze kuba yabategura kandi nabo biteguye gutanga ubuzima bwabo ku gihugu cya Kongo binjira mu Rwanda. Bari tayari FDLR ingoma amashyi za Felix Antoine Tshisekedi kuri amaze kuba yabakorera ibyiza mu mujyi wa Goma ndetse abahereza abagore beza b'amatayi izo twita nka nyashi muri iyi minsi, ndetse rwose imbunda karabutaka, amazu meza yamaze kuba yabubakira ndetse abasezeranya ko igihe cyose bazaba batsinze urugamba bazafata ibyo bashaka mu gihugu cya Kongo ndetse nabo bazaba bamaze gufata. Biteguye ko nibinjira mu Rwanda bashobora gufata u Rwanda. Nyamara murumuna wa Felix Antoine Tshisekedi yamugiriye inama ikomeye cyane, aramubwira ati atuvuye mu bitaro, nibwo ukiva mu bitaro wenda tuvuge ko ufite imbaraga, nyamara byo ukora byose kwishora mu Rwanda cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ati nushaka kuzariza abakongomani ubuzima bwabo bwose, ndakwinginze ntuzinjire mu Rwanda, kuko umunsi uzinjira mu Rwanda uzaba ugiye kuriza abakongomani muri rusange ibihe byabo byose, nta munsi bazigira babona amahoro mu gihe winjiye mu Rwanda. Kuko umugabo urimo ukinisha ni umugabo karabutaka wamaze kubona ibitangaza ndetse n'ibigwi agenda akorera hirya no hino. Kandi uyu mugabo wibuke ko igisirikare cye yagitoje imyaka 18 mu gihe igisirikare cyawe kimaze imyaka 2 yonyine cyitoza. Ibyo ukora byose rero urajya urimenge, nugakinisha umugabo wubahwa n'isi yose kandi bakamwubaha aho mwagize mugiye kuvuga ijambo bakamuha ijambo kandi atari umutumirwa. Atoma mwitondere cyane atazabariza muri rusange. Muribuka ko Evariste Ndayishimiye afitanye umubano ukomeye cyane na Felix Antoine Tshisekedi, ari nabo bafatanyije kuba batsemba ubwoko buvuga ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo. Nyamara M23 gufata umupaka w'ishashi byateye Felix Antoine Tshisekedi ndetse agahinda gakomeye cyane kuva mu bitaro agasanga ibice bikomeye byarafashwe, by'umwihariko hafi y'umujyi wa Goma naho hamaze kuba hagabwa ibitero bikomeye cyane. Bivuze ko Felix Antoine Tshisekedi uwo mujinya atawihanganira cyane kandi akaba yiteguye kuba yashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kuko yemeza ko abanyarwanda ari bamuteza ikibazo ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu sinakubwira ko urugamba rwamaze kuba rwakomera kandi bariteguye bihagije. Byinshi tugiye kuba twaganiraho kuri abagabo bashaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Abakomando karabutaka bari mu mujyi wa Goma bamaze kuba bakitegura bihagije gushinza u Rwanda ikirego gikomeye cyane ngo kwinjira systeme ya Kongo, by'umwihariko bagakontorora indege z'intambara ndetse n'iza gisivile. Icyo nicyo kirego gishyashya Felix Antoine Tshisekedi arimo arashinza u Rwanda. Ubusahuzi ngo bwo muri Kongo buba asa nk'abushyize ku ruhande, kuzana iki kirego gishyashya ngo nukugira ngo amahanga mwumve ngo bityo ninjira mu Rwanda cyangwa se agatera u Rwanda cyangwa se akarasa isasu, nubwo byaba ari rimwe bizagaragare ngaho arimo yihorera cyangwa se arimo yirwanaho. Nyamara abanyarwanda bamwereka ko badashaka intambara muri utu turere, ariko ko igihe cyose azashaka gushoza intambara ku Rwanda kuba zirwanaho kandi ku rwego rukomeye cyane. Ngibyo rero ibyo tugiye kuba twaganiraho aka kanya. Birumvikana wowe mushyashya anga n'undi kuri Cyabusiko official wahisemo neza kuba wemeye gufungura iyi video, uko na makuru meza ndetse ni na byiza wakora subscribe ngo ukamenyetsa kumutwe ibyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sabo, kuko ni by'agaciro cyane. Ndetse nawe niba usanzwe udukurikirana ariko ukaba utarakanda subscribe, nawe ndagira ngo kandi subscribe aka kanya kugira ngo tujye turusha kubana ndetse mu nguni ibiganiro byiza bicanga kuri Cyabusiko official. Cyabusiko official wahisemo neza wemeye kubana nanjye, reka ngusabe nyine n'ubundi ukore naho ngaho ukazogera, kubera ko mu gihe tuzatugisora inkuru uzajibona mu bambere. Reka ngwikaze yumvire byinshi ahangaha kuri Cyabusiko official, byinshi tugiye kuba twagarukaho, by'umwihariko kuri abarwanyi bashaka kwinjira mu Rwanda. Ni hatari, birakomeye nk'uko dukomeje kugenda turabyumva. Mwese murabizi ko Felix Antoine Tshisekedi yararwariye mu Bubiligi, gusa akimara kuva mu bitaro yakoranyije imbaga y'abanyamakuru avuga amagambo akomeye, kamera zimucanyeho ari nyinshi cyane, mikoro zose nakubwira, agira ati ndimo niyamamaza, nasezeranyije abaturage banje kwinjira mu Rwanda, nk'ubundi ngabafatira igihugu cy'u Rwanda gisanga icyatubujije amahoro. Aba batuma tudasinzira, batubujije amahwemo,
kuri ubu ngubu rero nafashe umwanzuro aho mvuye mu bitaro nsanga warwanye n'urupfu kandi narutsinze, bivuze ko nindwana n'igihugu cy'u Rwanda nabo nzabatsinda. Ndabyiteguye cyane kandi niteguye kwinjira mu Rwanda ku rwego rukomeye cyane, bityo nindamuka mbikoze nkatsinda abanyarwanda, abazamfasha kurwanya uru rugamba nzabahemba. Kandi nakoze uko nshoboye mbihanangiriza ariko biranga. Muribuka ko Felix Antoine Tshisekedi yavuze amagambo akomeye cyane asa nk'uvuga ku Rwanda agira ati nimara kwicara ku ntebe y'ubuyobozi gahunda yanjye ni ukurasa umujyi wa Kigali, kuko ubu ngubu mfite igisirikare kitari ngombwa ko twinjira mu Rwanda, ahubwo tukaba twarasa icyo gisasu twibereye iwacu. Ayo magambo rero ni nkaho ariyo yongeraga kwibutsa abaturage kugira ngo byibuze bamenye ko Felix Antoine Tshisekedi mu gihe ari ku buyobozi ko nta kibazo na kimwe abakongomani bazagira. Nyamara ibingibi abenshi bavuze ko kubivuga uko nk'uko ari ukugira ngo uyu mugabo imyigaragambyo yari igiye kuba yo kumwamagana ndetse ngo agabanye n'ubwicanyi ku butaka bwa Kongo isa nkaho yahise ihoshwa kubera ko bamaze kumva amagambo asa nk'aseserereza u Rwanda kuri Felix Antoine Tshisekedi, asa nk'uwemera abaturage be ibintu bikomeye cyane kandi bihambaye kwinjira mu Rwanda. Umuntu wese iyo abivuze uwo muntu ashobora kuba yabona hiti cyangwa se agakundwa cyane, kubera ko benshi bumva ko ari n'inzozi kugera muri iki gihugu cy'amahanga. Ku bakizi cyangwa se bakigezemo bumva ko rwose ari paradizo. Gushaka kubahungabanya ndetse ugatwara umutekano wabo, birashoboka ko uwo munsi yaba ari uwa nyuma uri imvange cyangwa se ibindi bintu byose ukunda, kuko abanyarwanda bavuga ko igihe cyari cyo cyose uwinjiye mu Rwanda nta ruhande na rumwe babugamiyeho, by'umwihariko kuri Kongo. Birashoboka ko bazakubuza ubuzima cyangwa se amahoro yawe akarangirana n'uwo munsi. M23 u Rwanda ruhakana ko bakorana na M23 kandi ku rwego rukomeye cyane, gusa bakemeza ko M23 ibyirwanira ku butaka bwa Kongo ari ukuri. Kandi koko nawe iyo wumvishe inkuru ya M23 wumva koko icyo barwanira ku butaka bwa Kongo. Felix Antoine Tshisekedi yakacyumvishe, ahubwo bakayobora iki gihugu bakakigira paradizo nk'uko byavuzwe. Ati twanze abukene buri muri iki gihugu kandi dufite amabuye y'agaciro. Ibyo ngibyo rero Felix Antoine Tshisekedi muribuka ko bana bimusubije nyakubahwa Paul Kagame yaramubwiye ni ko mudushinza ko dukijijwe n'amabuye ya Kongo. Uwo mutungo muvuga ko udukijije mwe ukabutarabakiza ni mutungo ki? Ese ushingiye kuki? Ngibyo rero ibyakomeje kugenda biravugwa by'umwihariko kuri Felix Antoine Tshisekedi. Na n'ubu uyu mugabo karabutaka witeguye kuba yashoza intambara ndetse na mugenzi Evariste Ndayishimiye ku gihugu cy'u Rwanda, na n'ubu nta kintu na kimwe baratangaza usibye amagambo ya Felix Antoine Tshisekedi gusaba komando bamaze kuba babategura karabutaka. Abakomando ba FDLR bamaze kuba bahabwa amazu meza mu mujyi wa Goma ndetse rwose biteguye kuba bakinjira mu Rwanda kuko bamaze kuba bahabwa ubuturo hara mu mujyi wa Goma. Kandi Felix Antoine Tshisekedi arimo arabamenamo amafaranga menshi cyane. Imbunda z'indeba kure zo ziritari ziri ku ntugu zabo, biteguye kwinjira imyambaro karabutaka yo kubarinda urugamba ku buryo cyo ushaka kubarasa isasu byibuze akicwa bigeze kure. Ngibyo ibyavuzwe kandi dukomeje no kugenda natwe turagarukaho. Gusaba abakomando bitezweho umusaruro ukomeye cyane na Felix Antoine Tshisekedi. Ese kwinjira mu Rwanda bizashoboka? Tujyamiye amajanja by'umwihariko nk'abanyarwanda, utagize uruhande ubugamiraho abari byiza, kuko ubu ngubu bivuze ko aya magambo kuba Felix Antoine Tshisekedi yarayavuze bivuze ko ashaka kongera kurema icyizere mu baturage be. Nyamara ibingi babivuga ntabwo azi ngo ku ruhande rw'u Rwanda bo batekereza biki. Nyamara amarira yo bisa nkaho Felix Antoine Tshisekedi agiye kuba yayishoramo, kuko u Rwanda baramwihanangirije kandi ngo si ngombwa ko barwana intambara, hari igihe biba ngombwa ko bajya kuzimiriza umuriro aho waturutse, kandi koko niko bigenda. Kora subscribe banga kuri Cyabusiko Official. Wakoze cyane kubana nanjye muri aya makuru byinshi tugarutseho, ndetse nawe igitekerezo cyawe kirakenewe. Ese ibitekerezo by'uwo mugabo bizajya mu byo nguko agenda bivuga gatanu ku kandi. Subscribe rero ni ingenzi cyane kubwira ngo uri agaciro cyane. Ciao ciao.